Mama aragira ati sinkureka ngo ugire ahantu ujya na hamwe, ibyo wakoze birahagije, sindi bukomeze ngo nicare ndeberere wikora ibyo ushaka wangiza ubuzima bwawe. Umukobwa aramusubiza ati mama ubu ni ubuzima bwanjye, ndeka nigendere, ubundi uri mu biki wanditse nkagenda. Nyina aramusubiza ati sinshobora kureka ngo ugende, ninjye uzi icyiza ku buzima bwawe, nta hantu uri bujye, ntushobora kujya guhura n'uriya mugabo. Umukobwa nawe arakomeza ati mama ndeka ngende, ahubwo sinshaka gukomeza ndeka uriya mugabo ngo akomeze ategereze uyu mwanya ugana gutya, mbabarira nigendere cyangwa ngusunike ugwe hasi. Uko bakomeje baterana amagambo umukobwa yanze kumva. Umubyeyi akomeza amubwira ati sindi bureke ngo ubuzima bwawe bwangize. Umukobwa ariko kumusunika umubyeyi kubita hasi. Umukobwa nawe afatiye mbere ahita asohoka yihuta. Umubyeyi mu gihe asigaye mu rugo arimo arikanda, umuhungu we yaragarutse avuye ku kazi, asanga mama afite pomade mu ntoki arimo arakanda ukuguru. Atari ko se noneho wabaye iki? Uwo mama yakomeje yatangiye kumubwira ati ariko se sister wawe we unkoze ibi ngibi. Umuhungu arikanga ati sister wanjye agukoze iki? Ati se ubundi ari hehe? Ati rega yagiye hasanzwe ajya muri aya masaha. Ubwo nari nangiye kumubuza, arangije tansunika nyine, asiga nguye hasi arasohoka arihuta. Umuhungu yagize ngo barimo baramubeshya, atangiye guhamagara ati Lucy. Maramubwira ati rega wikwirushya yagiye. Musaza wa Lucy byamuteye umujinya mwinshi, atangira kwitonganya, ariko mama akamubwira ati erega uriya mwana w'umukobwa mushiki wawe ntago nzi ikintu gituma atanyurwa, sinzi ikintu yabuze muri runo rugo gituma yirirwa agenda amajoro, akarara agenda akabyuka agenda, nta muntu umubwira ngo yumve. Ariko wowe ntugire ikibazo, uriya n'umukobwa mukuru yatangiye gukura rwose, umuraraza kumera neza. Ariko ibyo byose musaza we nigeze abyumva, ahubwo byamuteye umujinya mwinshi, ahita asohoka yihuta. Mama ariko amubaza ati se ugiye hehe? Agenda yitonganya ati ibingibi bigomba guhagarara muri runo rugo, ntago bikwiriye. Ubwo yagarutse yarushye atigeze anamubona, ariko yicara muri sala aramutegereza, aramubwira ati igihe ari buzire ibingibi ndashaka kubimumaramo. Ubwo na mama we nawe yabaye aho ngaho ategereje umukobwa, ariko yanarambiwe. Ako musaza yari yarahiye aterega naho ngira umukobwa narabonana nawe, ibi rwose bigomba guhagarara. Ntabwo nzi impamvu uriya mushiki wanjye nanjye ameze gutya, atari ko agomba kumenya yuko muruta atanduta, ibingibi byose bikavaho. Sinzi impamvu ukomeza umuvuganira ngo ni umukobwa mukuru, imyaka 23 ntago yakabaye yitwara kuriya rwose. Mama reka mutegereze, uri buze kubona uburyo ngiye mangana nawe. N'umujinya mwinshi, ariko mama agakomeza mwinginga atari ko si ibintu wabiretse, ko nawe ari umukobwa mukuru agomba kwireberera. Musaza we bimutera umujinya mwinshi, ahambira ati reka ibyo ntago byakunda, ngomba kumutegereza nkamwigisha isomo ku buryo n'undi munsi atazabyongera. Uko bakabivuze Lucy yaratashye. Ubwo uko Lucy yitahiye yaraje yisekera wajyana n'icyabaye, avuga ati hayi mami. Umusaza we ahindukira ati ibeshye urenga aho ngaho utere n'urutambwe rumwe. Ukagurukanye n'umujinya n'ikibando, mama we aritambika amwaka yankoni, atangira kumubwira ati mama ngereka mangane n'uyu mukobwa. Ubwo Lucy yitegereje musaza w'uburyo yitotomba, aho kugira ngo bimutere ubwoba ahubwo biramusetsa. Musaza akomeza avuga ati mama reka nze ngiye nigisha n'umukobwa isomo, mukubite ku buryo atazongera kwigira ibingibi. Lucy yaje amwirega imbere aramubwira ati ushaka ngo kugira gute ngo kunkubita? Ibeshye gato yunkoreho mite ngufungisha, ugume muri gereza nibwo uzabyumva. Ngiye mukobwa ungana nanjye imyaka 23 ngo urashaka ngo kunyigisha isomo n'inkoni? Uzabazisha. Musaza yaramwitegereje biramubabaza cyane, asa n'ugiye kuzana amarira mu maso. Atari ko se ni igiki wabuze muri iyi nzu gituma ugenda uhinduranya abagabo uva ku rugo rumwe ujya ku rundi? Ni igiki? Mushiki aramubwira ati ubu ni ubuzima bwanjye, ngomba kubukoresha ikinshimishije cyose. Umugabo ndeba uwo narebye ntago ari ibintu bikureba, ngomba gukora ibinshimishije, ntuzongere rwose kumbaza ubwo busa. Mama we atangira gutonganya umukobwa, atari ko subwo wajya ureka kubahuka musaza wawe bigeze aho ngaho. Umusaza we n'agahinda kenshi, atari ko buri ufite imyaka 23 uri kumva uri umukobwa mukuru rwose. Lucy ati ndi umukobwa mukuru, ahubwo nyundeka nikorera ibyo nshaka. Umusaza w'agahinda karamwica, aramubwira ati ubu ni ubuzima bwawe wa mugani,
genda ubuterera aho ushaka hose ariko uzicuza. Umusaza we yasigaye byamushobeye, ari nako mama agerageza kumucururutsa amubwira ati ariko se ko muri umujinya ukurenze none bimeze bite. Ibyo byaratambutse, iminsi icamo iricuma, tubona Risi aryamye muri salo yiyorosha agakuvureri rwose ubona ko arwaye. Ubwo mama yaratungutse aza kumureba muri salo, aramubwira ati se bite umeze uti. Aho yari aryamye muri salo, mama we yaraje biramukanga cyane, aramwegera amukoraho arasangara ku muriro mwinshi cyane. Mama we uko byamuteye ubwoba ahita amufata aramwihutana cyane amujyana kwa muganga. Bitewe n'umuriro mwinshi Risi yari afite, mama ntabwo yigeze atekereza nko kuba yamuha ubutabazi bw'ibanze mu rugo, ahubwo aravuze ati byuka vuba vuba ngutunganye ugende kwa muganga tumenye ikibazo ufite. Ngo Risi aba yacitse intege cyane, nta tubaraga na duke yasigaranye. Mama we akamuhagurutsa akagenda amusindagiza amujyana kwa muganga. Nyagasani, Risi noneho yarwaye iki ko mbona yacitse intege, mbona n'aya mashagaga ntayagifite. Katutegereze turebe, ubwo amusindagije turaje tubimenye. Ntibyatinze bagaruka mu rugo, Risi arongera araryama ariyorosa. Aho Risi ari n'imbaraga nkeya cyane, mama we nawe amwicara imbere atangira kurira, amubwira ati ariko Risi uraturangije pe, njye na musaza wawe twarakuburiye, twaraguhannye wanga kutwumva rwose. Ubwo musaza we nawe abavuye ku kazi araza asanga bari muri salo amarira yabarenze. Ubwo musaza we yatangiye kubabaza ati se mwese ko mbona amarira yabarenze habaye iki. Mama Risi aramusubiza ati Samuel, none ibintu byabaye ntago bibaho. Mushiki wawe yongeye aranenguha. Musaza we nkaho yatekereje kabiri yese avuga ati noneho se kandi yakoze iki, noneho yagiye yarayeyo. Mama we akomeza arira ati noneho yaba basi ari ukugenda gusa. Ubwo mama yatangiye kumubarira inkuru, aramubwira ati erega ubwo najyaga ku isoko naje nsanga umukobwa aryamye aha ngaha ari ku muriro. Nkihagera byanteye ubwoba ndamufata mujyana kwa muganga. Ati kumujyana kwa muganga rero bamufashe ibizami. Musaza aramubaza ati none se nyine habaye iki. Ubwira ati rega yasanze ari positive. Ati se positive y'ibiki. Ati basanze yararwaye sida. Samuel intege zaracitse, atatereka baga hasi aricara mu gahinda kenshi. Ati ba bagabo wazengurutsemo ni ibi ngibi uzanye, birangiye ari ukunguka inkuru yawe irangiye Risi. Samuel yakomeje amubwira ati naragerageje Risi, ntako nagize aho papa atabaye, nagerageje mu bushobozi bwanjye buke nari mfite kuguha buri kimwe. Atari koko uremeye bino binabaye ariko birangiye wishe ubuzima bwawe. Ubwo Risi yatangiye gusaba imbabazi n'amarira menshi, ariko nta n'ikindi kintu agiye gusubiza inyuma ngo bihinduke. Ubwo baramurebye banga kumuca intege no kumukura umutima, batangira kumubwira ko sida atari inkuru ya nyuma y'ubuzima, itagiye kuhita imwica, ashobora kubaho ubuzima burebure kandi agakomeza abaho nk'umuntu utarigeze yandura. Akomeza gufata imiti, akumva inama za muganga, akiyitaho, akirinda bimwe byose yabanje kujyamo, azamererwa neza. Akura byumva namwe n'agahinda nikabura. Risi no kwiheba kwinshi baramwegera baramuganiriza, batangira kumuhobera ngo bamwereke ko bari kumwe, ariko kwiyakira biba bya